Umusizi uti iki? Umusizi ni ingwe jini pati wani. Reka da, ingwe jini pati wani. Umusizi uti iki? Umusizi ni zimagwingi zimaze abantu kandi izo ngwingiri nk'ubutitsa ati dore ako kantu. Reka da, ngo ngaho mambo ngo ni mambo vipi ngaho ingwe jini ingwe ntiyari izi gufata ku gakana ahubwo ngo yarabyigishijwe. Subiramo ako kantu umusizi, ngo ngaho icyuma shote ebyiri ubugeze hora umuntu umukobwa umwari ukamwibaruho ukamurya nta gishoro ukamera nk'utwaye hoho. Umusizi uti iki? Umusizi ntinyica no kuri WhatsApp ni WhatsApp. WhatsApp. Umusizi ni ifungwa ry'inganda za Rukoro ryabiciye ku muhanda abanyamuhanda nta gusubira horo. Horo so ni ibiki musizi? Umusizi nti ku bahungu kugura indatwa nako ndavuga indangamirwa byari nk'ubuntu none ubu tuvugana byahindutse ibihenze. Kagira inkuru rero musizi, ni hambere aha waguraga ibyuma 5 umwari ukamurarana iminsi 5 none ubu nguragura kaziye 5 umwari ukamurarana ijoro rimwe n'umunsi umwe kandi muri kumwe kaziye ya 5. Umusizi ni nitambukiraga Nyamanza. Navugaga izi nzoga n'inganda zafunzwe kandi abanyarwanda bakundaga kunywa ku kantu. Ariko se musizi urabibona ute? Nanjye umusizi ni mfungi. Umusizi uti iki? Umusizi ni